nyewe nateye muri kiwanjye nda bitandutseho atari ibintu nateguye mu bipange ngo ngiye kumushaka n'ibyo ibintu byangwiririye ariko nyuma yo kungurira maze gusenga no kumenya ukuri ndabireka ndihana nyuma yo kwihana n'ubone namuteye inda Imana igiye yiyereka abantu bavuga ngo nzabyara ikimuga sinabyara ikimuga nzabyara umwana utuzuye ariko aruzuye arirega mu mwaka wa 3 azo aba 14 yakomye kuba abo wanyuma biteye n'ibyo byabaye nimba Imana ko kwihora umuntu gucyanirwa kwe. Muri iyi si dutuye hari inkuru zikunda kuvugirwa mu mwijima, harimo amateka atangaje, amwe atuma twishima, andi agatuma twibaza ibibazo bitagira ibisubizo. Ariko se biba bimeze bite iyo urukundo rurenze imbibi izashyizweho n'umuco, amategeko ndetse n'amaraso? Inkuru z'abantu babiri bavukana basangiye ababyeyi ariko baje guhitamo gusangira n'uburiri. Ntibabaye abavandimwe gusa, ahubwo babaye umugore n'umugabo, ndetse bibarutse n'umwana ubu ufite isura y'abo bombi ndetse n'amarasamo. Nibo twaganire nabo uyu munsi. Ese amateka ashobora kubigiramo uruhare? Iyo bigenze gutyo bigenda gute? Ese ibi byatangiye gute? Kwibutse niba utarakora subscribe uyikora uyu munsi, dukomeze kubana kuri Rwanda Live. Byatangiye n'indi umuziki wanjye ntabwo twabwiwe dukorana mu kubane bitewe n'ibintu byabaye bya jenoside. Batandukanye mfite imyaka 5 n'afite imyaka 6. Mushiki wawe n'umuziki nyine tuvuye i Burundi, mwe twagiye tuba mu miryango itandukanye. Ni ngombwa yuko data wacu apfa, maze gupfa muza muka data wacu niwe watureraga, adufata nabi cyane. Ni ngombwa yuko mushiki wanjye abanza kugenda asa nk'utongera ajya kwa numva baba kwagiye kwa Masiri n'amasigaye ngiye nyine nanjye ubuzima bw'iho burananira. Nangije niko nafashe umwanzuro wo kumushaka ariko ntabwo narize ahantu yatuye. Ndi mu nzira ngenda rero mbaririza, nibwo naje kubona abantu bafite amakara barangije banjyana umuntu wari uri gupakira imodoka anjyana i Kigali. Mba ntandukanye nawe gutyo ndi kurerwa i Kigali. utandukanye na mushiki wawe? Ntandukanye na mushiki wanjye. Mushiki wanjye twongeye kubonana 2012. Ngarutse mu muryango narakuze, makuna nari mukuru. Uri warakuze, warabaye mukuru, mama wongeye murasubira turahura. Abanza no kunyegerwa, nibwo nahise mvuga nti ngomba kwisungana ku buryo ntazongera kurongotana cyangwa se nawe wagiye gito nawe ngo ariho mu buzima bwa wenyine. Ariko ibyo kuvuga ngo gushakana ntabwo igitekerezo kimwe no gufata igitekerezo twagira ngo tubane nk'imfubyi nyine zirera ari n'abavandimwe. Nyuma y'ubwo rero nibwo bitewe twaje mu Bugesera, hari marume aterana ku Kibenga. Nibwo twavuze tujye mu Bugesera dushake marume enda adushakira ubuzima natwe twabaho. Twageze rero ntabwo batwishimiye, yaje agira ngo twaraje agira ngo tujye kumusura tuzasubirayo. Ariko abona twamwe twebwe ntabwo tuzasubirayo kuko nta wundi twasanga niwe tuje kugira ngo dushakire ubuzima. Arangije nibwo nyine ntiyabyishimira marume wawe. nawe aduha akantu yaduha agakono ko kubamo. Aravuga ngo nyine ngo muzamwitunga
nyine turabyemera kuko mu ntande hantu twari kujya noneho ubwo abashyira mu gikoni yacanagamo abariho ababwira ngo abantu muzajya ariho tuzajya tuhakora neza nyine tukazatuhaba muri iki gikoni rero nta cyumba cyabagamo habe namba n'ibyo buri twaryamaga twabaga turyamanye nkaho twabaga turyamanye ku buriri bumwe ubwo rero twakunze turaryamana bisanzwe ariko nyuma yabwo turyama ku buriri bumwe icyo gihe wari ufite imyaka ingana nari mfite nk'imyaka mfite imyaka 20 umusore rwose ufite imyaka 20 mushiki wawe yari afite imyaka ingana iwe yari afite nk'imyaka 22 we yarakurutaga akemera ko murarana ari mushiki wawe nyine twafataga amatora urumva twafataga amatora kwa amatora twari dufite yabaga ari mu by'ukuri numvaga nyine kuba namufata ari ikintu numvaga nyine bitanzamo ariko nawe akumva ntibyamuzamo ahubwo kuko tugenda turushaho kumenyana no gukururana no ku buriri bumwe sinamenye ukuntu byagenze nisanga nyine namurongoye nibwo nyine turavuga noneho bibaye tubisa nkaho tubigize akamenyero niboretse gatoya ndagira ngo usubize inyuma gatoya icyo gihe nyine byo kugira ngo murarane ku buriri bumwe sibyo mu gikoni kimwe ari marume wanyu wabiteye kugira ngo mujye murarana ku buriri bumwe icyo gihe nta mpungenge yagiraga zo kuba yavuga ngo uriya ni musaza w'uyu mukobwa uriya ni mushiki w'uyu musore ashobora kuzamutera inda dore ni bakuru ese muri cya gihe cy'uburumbuke bw'umukobwa ntabwo umukobwa yagiraga inshuti yenda zimubwira ati nyaboneka uramenye ntuzigere ukora aya mahano ntabwo yabaga twitayeho nta nubwo ibyo bintu yabaga bitubwira yabaga ati nyine sinzi ukuntu yabitekerezaga gusa nyine yaje kumenya ko byabaye ariho nyine yabimenyeho namuteye inda nyine ko abona nyine atwite niho yavuze ati bya bintu twakoze byabaye nyine batangiye nyine barantutse nyine baratwandagaje baranatwirukana tujya gucumbika ahandi muva muri cya gikoni tujya gucumbika ahandi abantu bakaba bati uzagende umuti ndavuga ntibyanga byakunda ibyo twabuze twarabikoze simba kumuta ahubwo tuzihana tubireke uratinyuka ufata mushiki wawe muvukana mu nda uramufatira umurongo byarabaye rwose ntabwo neze ko cyabaye ntabwo nagihindura ariko nyine nyuma yabwo naje kujya gusenga kuko nabonaga ubuzima butangiye kuba bubi cyane mbona nafashe umwanzuro wo kujya wo kujya mu nzu y'Imana ngiye mu nzu y'Imana nibwo Imana yagiye inyereka yuko ibyo nakoze ari amahano ari na bibi uruvuze yuko waje kujya gukizwa ukanihana ariko se mbere y'aho ngaho wigeze ubona uwo mushiki wawe nk'umukobwa kwa kundi uvuga uti umukobwa ndamubonye ndamwishimiye nshobora no kuba namugira umugore mu gihe ibyo ngibyo byabagaho utari wajya kwihana ntabwo nigeze numva nyine urebye ni nk'ibintu byangwiririye ntabwo wigeze utekereza ko ntabwo nigeze mvuga ngo ndamukunze ngo iki n'iki ni uko wenda umuntu ajya mu bintu by'agahinda kenshi akumva nyine agakora ibintu mu buryo bwo guhubuka ntabwo nigeze ari umuntu mvuga ngo nakunze ngo ndavuga ngo umushake ntabwo nigeze mbitekereza ngibyo nta basore wenda bazaga kumutereta ukababona ukavuga ati ntabwo ari byo wenda ukaba wamufuhira rimwe na rimwe ntabwo nigeze mufuhira nta musore n'umwe wigeze aza gutereta mushiki wawe wafuye ku buryo wavuga ati abasore kugira ngo bazamundongorane reka mwirongorere ntabwo nigeze mbitekereza ibyo ngibyo kuko n'ubundi hari n'undi mwana afite yabyaye nyuma yabwo nyine ntibabana ntabwo nigeze mvuga ngo ntabwo nigeze mufuhira kandi n'ubu ngubu hari n'abaza kumureba ntabwo njya mvuga ngo ibi n'ibi namaze kubyikuramo njyewe uyu mwanya wa none yenda tuvuge cyangwa se mbe nagusubiza inyuma nk'abaturanyi mwari muturanye bo kumva ko urarana na mushiki wawe mu nzu
ntabwo bazaga bakaba babwira mushiki wawe cyangwa se bakakubwira ati wajya ureka kurarana na mushiki wawe ushobora kuzamutera inda. mbere yabwo ntabazaga nta nubwo babinabitekerezaga. Abaturanyi bari bazi ko ari mushiki wawe? Bari babizi. Ariko nyuma yabwo nyine ibyo byose bibaye, nyine baravuze amagambo menshi ndetse rimwe na rimwe bakavuga ati n'ibivume bakadutuka muri ibivume tukabihorera. Ariko nyuma yabwo babonye ngiye mu nzu y'Imana, babona ntangiye gutanga ubuhamya kuko nta nubwo nabutanze kuri televiziyo, nagiye n'utanu mu rusengero. Baravuga ati ba bantu bakijijwe, hano babonye nta n'umwana wundi tubyaye, bamwe batazongera babyaye n'abandi babona ntawe, baravuga ati ba bantu barakijijwe. Noneho nyuma yabwo bagiye babona kuko batwitaga abakene abatindi ntacyo bazageraho, babona Imana yo mu ijuru 2020 itugiriye neza, babona tuguze inzu, bavugaga yuko tuzapfa turi inzererezi, baravuga ati ba bantu Imana yo mu ijuru bagiriye neza. Ubuhamya wenyine bagenda babyakira, bavuga ati bamwe bakavuga ati Satani ntacyo atagukoresha, ariko n'Imana ikiza umuntu. Bagiye bahindura amagambo bitewe n'ibyo Imana yagiye ikora. Bagiye bahindura imvugo bitewe n'ibyo Imana yagiye ibakorera. Yego, nyemerera rero tugere noneho kuri mubyarana ko marume wawe akimara kumva ko wateye mushiki wawe inda yabyakiriye gute, yiyumvishe gute kuba yarabashyize mu gikoni kimwe ukajya urarana na mushiki wawe abizi ko ari we intandaro yo kugira ngo umutere inda yaturutse? Marume we n'ubu ntabwo tukivuga, ntabwo tuvuga rumwe. Yego, n'ubundi yahise twanga, ntabwo yadusura. Niyo nanarwara ntiyaza kumusura, nta kintu kimwe nta kintu bimubwiye, ntacyo yatumara. Ariko nyine nawe agenda abyumva aho tugeze, kuko yarazi ko nyine ngo tuzasubirayo ngo tukagenda tukangara. Ariko abona dutuye mu Bugesera, nyine natwe tuba abaturage nk'abandi, kandi bitavuye yenda mu zindi nkunga za leta. n'inzu yacu tuvuga ko ari Imana yiduhaye, kandi kuko n'Imana yiduhaye kuko yakuriye ikoresha abantu batandukanye kandi b'Imana. Nanabashimira yuko baduhaye icumbi. Umwana wavutse 2014 byanga byakunda, amaze gukura, amaze kuba mukuru. Inkiyo yumvishe papa w'umwana akavuga ati papa ninde, ahita avuga ati papa ni wowe. Yakongera akavuga ati mama ninde, agahita abona mama arahari. Akaba yumva ngo uri mushiki wawe niwe wakomotseho uwo mwana, nawe ukaba musaza we. Byanga byakunda nta gahinda bimutera, akumva ko nyine urabizi byo kuvuga ngo mushiki wundi yateye musaza w'inda, urabizi ko nyine ni ibintu bidasanzwe. Umwana byakira gute? Umwana uko mbibona, ese buretse gato ujya ufata umwanya ukamuganiriza ukamubwira ngo bimeze gutya nk'umwana wawe, ukicara ukamuganiriza ukavuga ati uyu ni mushiki wanjye, nanjye ndi musaza we, ariko twakoze ibi n'ibi, buri wese atera undi nda, turakubyara. Mujya mufata umwanya mukamuganiriza nk'ababyeyi be? Ndamubwira bitewe yuko nanaca kuri televiziyo, arabibona, arabibona. Ariko mbona ku giti cyanjye mbona nta pfunwe rimutera. Hari ibyo watinyaga kugira ngo ujye no gukizwa, bakubwira bati umwana uvutse ku bantu bavukana ashobora kugira ibibazo runaka. Umwana kuri ubu ngubu urumva arengeje imyaka 10, hafi 12. Ubona hari ikibazo umwana yaba afite cyangwa n'umwana usanzwe nk'abandi? Ibyo watinyaga ntabwo byabaye? Ibyo natinyaga ntabwo byabaye, kuko ngewe nkimara kumenya ko atwite nagiye njya gusenga ahantu henshi hatandukanye. Nkajya ku musozi ngasenga Imana, nkajya mu masengesho, nkabwira Imana nkayibwira ngo Mana uyu mwana uzamure mu buryo butangaje, ntuzite ku byo abantu bavuga, kuko nzi neza yuko ari wowe urema kandi ari gutanga ubwenge. Kuko bamwe bavuga atazabyara ikimuga, azabyara ikirema, azabyara ikintazi, ariko abantu bavuga kubera ko wateye mushiki wawe, kubera yuko nyine bumva yuko ari amahano. Umubanga ngo Mana ntuzite ku byaha byanjye,
ahubwo ubu uzihesha icyubahiro kandi ikintu kizanyemeza yuko wambabariye ni ukuzaba umwana muzima abantu bose bikabatangaza bikabatungura kandi kuko niko byagenze umwana wanjye yavutse yuzuye nta kibazo na kimwe afite urumva uburyo n'abandi babivugaga buretse gato iyo babivugaga wumvaga bahera hehe babivuga nk'amagambo bakoreshaga bavuga ati uzabyara ikimuga uzabyara umwana ufite ubumuga babiheraga yuko mbere na mbere ari bibi bakumva ni ibiki bibi ni kubyana mushiki wawe nawe ubwawe kukivuga usibye ko Imana ibatinyuye umuntu ikamuha kutinyuka hari n'utabivuga kuko bamwe bati ni ukwisebya ni ukwitaranga ariko buriya iyo ugenda usengera Satani buriya gutanga ubuhamya ni ikintu gikomeye cyane nabyo bigora abantu ariko mu kubivuga ni uko kubohoka niko gukizwa iyo utavuga ibyawe kubivuga byiza gusa utavuga n'ibibi wakoze nabyo si byo ari ikintu kikwemeza yuko ari ibintu nuko bivuga mumva rero bavuga ati azabyara ikimuga bitewe n'uko bavuga ati yangoye mushiki we. Ese buriya icyo gihe bikibaho yaba ari wowe yaba ari mushiki wawe nguwo mwigeze mubasha kugira ngo muganire ku byabaye? Turaganira wandi kuvuga icyo gihe mutari mwajya gukizwa? Imbere ntabwo twaganiraga, twumvaga nyine ibisanzwe nyine twumva twari tukiri mu mwijima uyu muntu ari mu mwijima nta n'icyo bibabwiye nta n'icyo bari kubwiye kubera yuko ntubura agasobanukirwa ikibi n'ikiza numvaga nyine nta kibazo gihari. We ntabwo wajya ureba ngo ubone ko wagufitiye amarangamutima gukunze cyane nk'uko ashobora gukunda n'undi musore? byashobora umuntu ajya kuryamana n'umuntu kugira ngo nta marangamutima aza. Usibye iyo shuro imwe yonyine mwaryamanye ukaba wamutera inda, izindi nshuro wagerageje kuryamana nawe n'izinga uryamana na mushiki wawe? Ngomba kugira ngo ujye utera umukobwa inda cyangwa se umuntu inda mwaryamanye inshuro nyinshi. Mwaryamanye inshuro nyinshi uratinyuka utera mushiki wawe, si wumvaga ko ari amahano se wowe icyo gihe ujya kubikora? mwene wumvaga ko ibyo bintu ari amahano gutera mushiki wawe? Ntabwo byo nabitekerezaga. Nese ku ruhande rwawe ku giti cyawe ukimara nko kumutera inda ubona inda ari nkuru, inda imaze gukura, nta gihe wagiraga ukuntu ufite ipfunwe ryo kumva ko wateye mushiki wawe inda? Ku ruhande ukaba wabona nk'utundi dukobwa twiza wenda dushobora kuba turenze na mushiki wawe, ukaba watugirira nk'iyari cyangwa se ukadutereta cyangwa se ukabatereta? Ibyo bintu ntabwo byabagaho maze gukizwa? Oya, ukimara kubona ko mushiki wawe nyine atwite? Oya, bitewe yuko nabaga nzi ibyo nakoze, nirinze kujya mu bandi bantu, nirinze kuvuga ngo ndajya gutereta abandi bakobwa. Ntabwo icyo kintu nabigitegereje kubera yuko nari mpangayikishijwe n'icyo ngicyo. Umwana ibyanga byakunda, ngomba gusenga manika mu Mana muzima. Mbona ntabwo wajya gusenga ngo utangire ujye no gutereta abakobwa, waba ugiye kuvanga amasakaramentu. Nirinze ibyo byose ndavuga nti njyewe ngomba kubanza nkabya umwana nkamurera, nkamenya ngo Imana iramumpaye, urumva, nkamenya ngo icyo nse ngenda kibonye, ibyo bindi byo gutereta nzabijyamo nyuma. Ariko kandi no gutereta buriya njyewe ntabwo nzashaka umugore ntabanje kumusengera. Nuvuga ngo byanga byakunda umugore wanjye n'Imana yari imbere yuko azava mu mbaraga z'amasengesho, bitewe n'ubuhamya n'iki kugira ngo ubone n'umugore nuko biva mu mbaraga z'amasengesho. Ujye gukizwa wafashe umwanzuro rimwe uragenda urakizwa, ibyo mubicikaho? Nta na rimwe wenda yaba ari wowe cyangwa ku ruhande rwe yigeze yongera kugerageza kugira ngo mube mwaryamana? Kuko urumva burya turasenga ariko ntabwo bihita bisubiza ako kanya. Oya, buriya gusenga buriya gukizwa ni ukureka. Mbere na mbere nabwo ntibyanga byakunda, niba Imana impaye faveri ikangirira neza ikaba umwana,
ubuzima Yeah. byanga byakora ngomba no gushyirwa kuri iki kintu kuko ni kibi narigishijwe mu buryo buhagije kandi nta nubwo ari umwana w'umuntu waje kunyigisha umwuka wera Yeah. umwuka wera rero yakwinjiyemo agushoboza byose Yeah. n'ikidashoboka arakigushoboza cyane cyane iyo umukurikiye neza ntabwo byigeze byongera kubaho yenda mushiki wawe ni uko tutagize amahirwe yo kuba twamusanga ahangaha nawe aba yatuganirizaho kugira ngo yenda abe atubwira ku ruhande rwe yenda uyu munsi wa none muri kubana n'umusaza na mushiki ntabwo watubwiye ko muri kubana nk'abavandimwe ese birashoboka cyangwa se bijya bigushobokera kumva ko wenda uri mu myaka yo kuba wakubaka urugo sibyo wakubaka urugo uyu munsi wa none nta mugore ufite cyangwa se utereta wumva uzashyira mu rugo uvuga ati nubwo ngo utereta ndi kugusengera nzarebe ko uzaguha ibyifuzo byanjye birabigoye gusa nyine nta umuntu yabura abatereta ariko nyine ugomba gusenga n'Imana ikaguhitiramo ariko kugeza ubu ngubu ntawe Imana yari yamitiramo ku giti cyawe yenda ibyo mvuga ndavuga ngo aka kanya ubana na mushiki wawe ntabwo ufite yenda ibyo ndi kuvuga ntabwo ufite uwo utereta nubwo utaravuga ngo namwisemo kuko kumuhitamo ni uko nyine mwakagombye kuba muri kubana aka kanya icyo mvuga ni uko ushobora kutubwira niba hari utereta uhari ariko utarapfukama mu musenge Imana ikwereke ko ari we wawe kuko aba ari we wawe mwaba muri kumwe arahari muteretana yewe imbogamizi ujya uhura nazo yenda mu mutereta cyangwa se mu bo wifuza kugira abagore bawe ni izihe mbogamizi ujya uhura nazo imbogamizi mfite icyambere nuko mfite imbogamizi yo kuvuga ngo nta nzu yanjye bwite mfite iyi ni iy'umuryango kuko ntabwo nayishakiramo umugore numva ni ikibazo gikomeye ubu imbogamizi mfite ni icumbi ryanjye ku giti cyanjye kuko ntabwo wajya kuzana umudamu nta bushobozi ufite buhagije iyo mbogamizi ya mbere nta gihe ujya utereta nk'umukobwa cyangwa se umugore akaba yakubwira ngo wabyaranye na mushiki wawe njye sinakwemera akaba yakubwira yenda ukaba hari ukuntu utereta nk'umukobwa ukaba wamubwira ngo ukaba utaramubwira amabanga yawe yose noneho byagera kuri step zo kumubwira ko ufite umwana ariko wamubyaranye na mushiki wawe bikaza kurangira yese akubwira ngo ngewe nguwo uwo mfite arabizi kuko twahujwe n'Imana nawe yambonye kuri YouTube kuri Zaburi nshya ya Priscilla nyine ahatwa nyine kunkunda nta n'umwe nawe wamusabye cyane ntabwo ari wamusabye kumukunda ubwo niwe wakwikundiye niwe wanyikundiye ubuhamya bwanjye arabuzi nta kintu na kimwe atazi hari abigeze bakwanga kubera iyo mpamvu kumva ko wabyaranye na mushiki wawe wenda mu bo musengana mu bo ugenda uhura nabo atari uwo nguwo b'abakobwa yego abenshi nyine banabivuga ati ntabwo twashakura umuhungu kubera iki bitewe yuko yashatse mushiki we yakoze amahano yarongoye mushiki we bakabyarana abamaze kukubwira ko mutashakana urebye nk'umubare sibyo ko ngewe ni ukubivuga nyine nkabyumva ariko nta bajyana inzara ariko muri abo bose nta n'umwe ngenza urukundo ni ukumva nyine abantu babivuga gutyo nyine bisanzwe nta kuyitira nk'uko kose nyine bakabivuga bakajyanira inzara ariko nta n'umwe navuga ngo uriya ngo ndamukunze ngo ndamushaka nta n'umwe bivuze ngo abakobwa bose bagukunda bakwisabira urukundo ubu nyine niwe nahujwe n'Imana niwe ndi gusengera niwe uri gusengera uyu munsi wa none mushiki wawe we bimeze bite kuba yenda yavuga ngo nditandukanya na musaza wanjye
kugira ngo yenda n'umugabo uzanshaka atazakomeza kuvuga ko ndyamana nawe kubera ko mubana n'ubundi. ubundi sisita we we nyine ni umuntu w'amahoro. nawe arasenga? nawe arasa cyane we, ntabwo ngo ahantu ariko nta nubwo ndusha nyine bitewe yuko twese nyine twafashe umwanzuro tuwufashe, ariko nawe we aravuga ati ntabwo imbere y'abantu kubakiranukamo n'ubundi biragoye. umuntu ashobora no nashatse no kujya bangwa ngende wimuke ngende, ariko bitewe n'abantu bagendaga bampamagara kuri bamwe mbona n'abo hanze bakambwira bati nta mpamvu zo guhunga ikigeragezo, ahubwo senga Imana igihe kundi kuntu bigenza kuko ureba urarwaye uzagenda ujye gukodesha cyangwa n'iki icumbi kunanire usize inzu Imana yaguhaye. Ibyiza ni uko ugomba no gukiranuka kuri aho ngaho kandi bikagaragara. ndavuga nti ngiyewe kugira ngo mpunge simpunze, nta mpamvu zo guhunga, ngomba kubana nawe kandi bikagaragara nkihana mu mutima, Imana ikanshyigikira kugeza ubwo izadutandukanya mu mahoro, umwe ikamuha icumbi rye n'undi ikamuha irye. niyo mpamvu tukibana ngaha, niyo mpamvu ntabwo ari ukuvuga ngo n'abantu barabivuga kuko babibona, ariko Imana ninabishaka kuko ntibyayinaniye izanabikora, bereke yuko byose bishoboka. niringiye waretse kuryamana na mushiki wawe ryari? hashize imyaka myinshi. ugereranyije ubona hashize imyaka ingahe uretse kuryamana nawe? hashize imyaka 10. uretse kuryamana na mushiki wawe? imyaka 10 yashize. nta gihe kijya kigera yenda ngaha mu rugo, sinzi niba ubwo murara ku buriri bumwe? umuntu afite icyumba sinzi ko twarara ku buriri bumwe tugifite tukiba aho hantu habi. Imana ikaba yaduhaye inzu, dufite buri wese afite icyumba cye, binabaye na ngombwa Imana ikamuha ubushobozi ntanakubaka n'indi, umwe akaba umwe n'undi akaba umuye. umwe akaba muye n'undi akaba muye. yenda tuvuga urugero, hari igihe abantu bakora ibintu bakavuga ati n'ubundi ibyo ntacyo ndengera, n'undi byararangiye ntacyo ndi kurengera. abavuga ibyo ni abadakijijwe, ariko umuntu ukijijwe aba ashaka ubugingo, aba ashaka kujya mu ijuru. ntabwo wajya mu ijuru rero ujye ukora ibyaha. kugira ngo uzabane na Kristo ni ukureka ibyaha. urumva rero iyo ushaka ubugingo hari ibyo uhara. Pawulo niwe wavuze ngo ibyayendamo nabihinduye igihombo ubwoko bwa Kristo. ni ukuvuga ngo nimba ushaka Kristo ugomba kugira ibyo uhara, nubwo byabona binanezeza ugomba kubireka kugira ngo uzabane n'Umukiza. ni nayo mpamvu ibyo byose nabiretse, kuko hari abakora ibyaha bakabinezererwamo, ariko njye niyo nabikora ntabwo byanezeza kuko namaze kumenya ukuri.